ndagira ngo ubanze wumve aka kantu. Kuba warakoresheje ijambo nk'umukozi w'Imana rivuga ngo Scovia natanyegera ngo asabe imbabazi ubugingo buhoraho ntabwo azabona. Ese imbabazi ziracyariho? Nk'umukozi w'Imana ntiwababarira ntukoresha aya magambo cyangwa ukayadusobanurira twebwe tukamenya ngo ni ihe mpamvu wakoresha aya magambo bikagaragara ko bisa nk'aho ari nk'uburakari. Ese ntibivuga ngo ntibukire ngo mutakirakariye bene so? Ese ntiwamubabarira atiriwe anagusaba imbabazi nk'umukozi w'Imana? Murakoze cyane. Ubundi Bibiliya iravuga ngo imbabazi z'Imana nizo zituma tudashiraho. Na hamwe niyo mpamvu natangiye mwegera bwa mbere ntaranaza kugira ngo numve ko twavugana mutumaho bwa kabiri. Hari byinshi nashobora kuvuga aho ngaho, ariko ku kigendanye nuko namusabye niba ari umukristo. Ubundi abakristo dufite indangagaciro zituranga. Iyo umuntu yagukoshereje akaza akakwegera akakubwira ikosa wamukoreye cyangwa se wowe iryo wamukoreye, mugasana imbabazi mugakomeza urugendo. Yamagambo nayakoze nk'umushumba cyangwa se nkayakora nk'umukozi w'Imana, umuntu wavugereye ubuzima cyangwa se imibereho yawe, ndetse n'itorero muri rusange, kuko ntabwo yansize jewe n'itorero rya Kristo ry'abayatake. Jewe uramutse unutse ku giti cyanjye nta kibazo, uramutse usuzuguye ntacyo abe na gato nta na kimwe, ariko kuvuga itorero rya Kristo karisuzugura iryo mbere y'umushumba ngo uriya n'umushumba ki, ukabivuga imbere y'abantu ngo uriya n'umushumba ki, icyo nicyo nakwerekera ko icyo naherewe ku umushumba icyo ari cyo. Ko kuvuga ngo jewe ku giti cyanjye nta kibazo, ariko kuvuga ngo uri umushumba ki, kuvuga ngo utesheje agaciro akibishop waje kunsukaho amavuta muri iki gihugu, utesheje agaciro abaposto bavuye muri Norway, bavuye muri hirya no hino, baje muri iki gihugu, baje ku mugaragaro kwimika umuntu warobanuwe gukorera Imana. Nguriya n'umushumba ki? Abantu bazi ko nkwiriye kuba umushumba baraje, n'inzego z'igihugu zirabizi ko naherewe iyo nshingano yo kumushumba, ariko uriya akavuga ngo uriya n'umushumba ki. Okay, noneho rero ngibyo rero ngayo nguko. Reka ubundi umwanya ubuwanyu mwe muduha ibitekerezo uko mubyumva. Ayo ni amagambo ya Bishop Rugagi Innocent maze gutangaza mu kanya gato cyane ubwo yabazwaga nyine ku kibazo cye n'umunyamakuru Scovia Mutesi, abazwa ku kuba yamuha imbabazi atiriwe azimusaba nk'uko mwabyumvise mu kiganiro yagiriye kuri X, aho yagarutse kuri byinshi bitandukanye byibazwa kuri uyu Bishop Rugagi, ariko kandi nasubiza ashyiraho umucyo ku kibazo n'umunyamakuru Scovia Mutesi. Ngira ngo mwebwe abariho muza kwibanda muri ibi bitekerezo, cyane cyane ko hari uruhande rumwe ruvuga ko ibyo Scovia Mutesi yatangaje nta birenze, ariko hari n'abavuga bati akwiye gusaba imbabazi, ndetse hari n'abavuga bati Bishop Rugagi nawe ntabwo ukwiye gukoresha amagambo nk'ayo watura ku muntu mugaragaza ko umuciriyeho iteka atazabona ubugingo. Ariko mwabyumvise ko bimwe mu byo atangaje avuze ko kuba uyu Mutesi Scovia yaravuze akanavuga ku itorero ari ibindi bindi. So rero ngiye kubareka mubanze mwumve ibitekerezo bya Bishop cyangwa se ibyo yatangaje anyuze kuri X, asubiza na bimwe mu bibazo yabazwaga n'abari bari kuri Space, bigaruka by'umwihariko kuri itorero rye ndetse nibi umunyamakuru yatangaje nicyo ateganya. Rero mwebwe muraduha ibitekerezo mugendeye kuri ibyo, ariko muragendeye ku byo mwumvise nyine Scovia yatangaje, aho yavugaga ko uyu Bishop akorera ahantu rwose hari n'ibindi bikorwa bitaranga cyangwa se bitagaragwiye ku mukristo, ariko Bishop akagaragaza ko ibi byose ari ibinyoma. Mwebwe mujye hasi muduhe ibitekerezo uko mubyumva. Murabyumva mute? Akwiye gusaba imbabazi? Kubera icyo akwiye gusaba imbabazi?
ntakwiye kuzisaba kubera iki? Ese bishop yarengereye cyangwa ibyo yavuze nibyo? Ese ko abantu muri no minsi bakerensa ibintu bijyanye n'abakozi b'Imana, ibyo abantu batura, kuko hari abarimo bagaragaza bati ntabwo bikwiye ko umuntu akwiye kwitwaza uwo ari we ngo akangisha abandi ko Imana bashobora kuba bafitanye indi communication yihariye irenze y'abandi. Hari ababivuga batyo, ariko mwebwe namwe muraduha ibitekerezo munyuze aho hasi. Ariko reka mbaho umwanya mubanze mwumve iyi space itari ngufi ariko irimo ibitekerezo byiza, nkurikije uko ari protocole yari imeze, uburyo uyu mukozi w'Imana yubashywemo, uburyo yagiye abazwamo, ni ibintu byiza cyane. Reka mubanze mwumve mwebwe mutanga ibitekerezo mugendeye ku cyo Bishop Rugagi yatangaje nyuma y'ibyo yari yatangaje kuri Scovia Mutesi, agaragaza ko bishobora kutoroha. Ubundi mwebwe munyuremo aho hasi nyine mutubwire uko mubyumva, akantu ku kandi. Muraho neza. Twishimiye kubana namwe. Murakoze. Hari umwe mu bakristo yandikiye uri Canada, ari kumwe namwe, arambwiye ngo byari kuba byiza kugira ngo wumve ibi biganiro, niba hari icyo wabitangamo inama ukabikora. Urakoze cyane. Muze mwumve ukuri, hanyuma turaza kumva umukozi w'Imana agire icyo atubwira cyangwa agire icyo abwira abantu bumvisha ibi bintu, biraza kudufasha. Twaje ahangaha dusanzwe tuganira ahangaha. Nitwa Godfather, niryo zina nkoresha, apana Godfather nk'Imana. Godfather azen papa muri batisimu nkuko byitwa, so niryo zina nkoresha as a stage name. So twaganiye kuri ibintu byateje induru, ariko turaganira, ndatekereza bateze amatwi urabyumva. Turifuza kugira ngo mu by'ukuri niba bishoboka ukababonye biri ngombwa ko hari icyo ugomba kuvuga, reka tuguhe umwanya. Ibi bintu ubishyireho umucyo. Turagutega amatwi nk'umukozi w'Imana, no dufite abemeramana, tugutega amatwi nk'umukozi w'Imana, hanyuma udushyirire umucyo kuri iki kintu. Murakoze cyane. Murakoze mwese. Ndagushimiye nawe kandi Godfather umpaye uyu mwanya kugira ngo mbashe kugira icyo navuga kuri buri wese. Burya abafite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, ni nacyo biberaho, cyane cyane ibitekerezo byubaka, bitari ibitekerezo wenda bisenya cyangwa se byibanda mu kwinjira cyangwa kuataka ubuzima bw'umuntu ku giti cye. Kuko na mbere yuko mba umushumba ndi umunyarwanda, icya kabiri ndi umupapa wubatse, mfite urugo n'abana, icya gatatu ufite umuryango mugari ari wo muryango witwa w'iyobokamana, aho narobanuriwe kuba umushumba, bakabona ko bikwiye bakabimera iyo nshingano. Kugira ngo buri muntu wese wenda avanweho urujijo rwo kudasobanukirwa icyo wenda ijambo ry'Imana rivuga. Ni nayo mpamvu burya n'umuntu iyo agiye gutanga n'ibitekerezo, abasha no kubanza kumva icyo umuntu yavuze, noneho agatanga igitekerezo ashingiye ku byo umuntu yavuze, atari byo yihimbiye cyangwa atari byo yizaniye. Burya ijambo ry'Imana iyo usomye igitabo cya mbere cya Samweli igice 16, aho ise wa Dawidi yamuhamagaye ava mu ntama, aramubwira ngo nta makuru ya y'abakuru bawe duherutse, rero ndashaka kugira ngo ubajyanire imitsima, ubajyanire n'ibyo banywa, hanyuma noneho nugaruka unzanire amakuru y'imvaho, umbwire uko bamerewe ndetse n'uko wabasanze ku rugamba. Dawidi ajyayo yagarukanye inkuru, noneho si y'abakuru be gusa, ahubwo agarukana n'inkuru imuherekeje y'intsinzi babonye. Murabizi hari icyo nyakubahwa mukuru w'igihugu cyacu adutoza ku ibintu bitatu bigomba kuranga buri muntu wese umunyarwanda, kandi mu byiciro byose. Hari ibyerekeranye n'iyobokamana, hari ibyerekeranye na politike, hari ibigendanye n'umuco wacu, umuco nyarwanda.
ibyo byose ugomba kubikoraho kugira ngo noneho ugire za ndangagaciro zigomba kuba uhagazemo neza. Ariko nujya kunyita umujura utamfashe niba utumvise umuntu watatse nibye, cyangwa se udashoboye no kuba wanabonye aho babariye ya mafaranga nkayashyira mu mufuka, uba umuhohoteye ku buryo bitaba bikwiriye. Ni nayo mpamvu nje hano mbisabwe kugira ngo wenda n'abavandimwe bari hano waba wemera cyangwa utemera ni uburenganzira bwawe, ariko burya nawe ubwawe ku giti cyawe hari umuco dutozwa. Cya mbere kutarangwa n'ibihuha, gukunda igihugu, gufashanya no kuremera abatishoboye. Nari mu karere ka Nyarugenge, nari ndi perezida ushinzwe kuremera abatishoboye. Ntabwo n'abandi umuyobozi wagiriwe icyizere mu karere ka Nyarugenge ushobora kuremera abantu batishoboye ngo kandi yewe nongere nsubire inyuma ngiye kwiba abatishoboye. Sinumva ko icyo kintu cyaba ari ikintu kizima, aho ngirirwa icyizere n'ubuyobozi nifatanyije nabwo kugira ngo dufashe n'abatishoboye, kububakira abantu bose, tukagira icyo kibazo hamwe, tukakigira hamwe. Noneho nsubire inyuma kuri wa mukene, kandi wa muntu uwo ndimo kuvugira, uwo ndimo kugirira ijwi kugira ngo tumufashe, nongere kandi nsubire inyuma ngiye kumwiba. Icyo kintu ntabwo wenda abantu benshi nk'icyo umuntu aba atabizi. Ni nayo mpamvu burya iyo uganiriye n'umuntu ubasha kumenya pozisiyo yiwe, ubasha kumenya imikorere yiwe, ubasha kumenya uko ameze mu buzima bwa buri munsi. Ni nabyo rero uwo batumye, hari uwo yatumye ndamwakira, agerageza kugira ibibazo ambaza, nanjye ngera aho ngaho ndamusobanurira. Rero cyaje kuntangaza, bimwe bya mbere nari namaze kubyakira, ibyo yabaje kuvuga mbere nari namaze kubyakira. Audio iyo bafatikanyije amutuma, niyo yaje kongera kumbabaza kurushaho, amuhamiriza inzu mfite Muhanga, amuhamiriza n'ibindi byose bigendanye n'ubuzima bwite bwanjye. Bimwe bya mbere nari narabiretse, burya nari narabiretse. Hari ibindi yabanje kuvuga mbere ndabyihorera, yemwe nabanje no gutera intambwe yewe nk'umushumba, ndanamwandikira ndamubwira ngo mubyeyi, ibi bintu se urimo kuvuga ko atari byiza, aranyihorera. Bivuga ngo ubwa mbere yarabibanje ntaraza no mu Rwanda, nari ndi Canada. Ndanamwandikira ndi Canada ndamubwira rwose mubyeyi, ntabwo biri ari byiza, ni byiza kumenya amakuru. Araceceka, aranyihorera. Ngeze mu Rwanda nabyo arongera kandi inshuro ya kabiri, barabibona barabinyohereza. Arongera kandi inshuro ya gatatu, aho ngaho hari abandi bayobozi nabigishijemo inama, ndanabibabwira, bampa icyemezo cy'icyo uko nkwiriye kubikora. Ubwa kane rero nibwo yatumye uwo munyamakuru n'amagambo akarishye cyane, akomeretsa, apana noneho ibintu wenda mushobora kuba mubivuga mutabizi. Yashize hariya telefone ikiganiro bagiranye, numva umutima umusatsi umvuye ku mutwe, nibaza niba hari ikindi kintu wenda gishobora kuba kigenderera. Ni nayo mpamvu umuntu najya kuvuga ikintu atanga opinion, ibitekerezo bye, kugenda mu mpande zombi ni byiza. Ni nayo mpamvu nagaragaje ikinyabupfura kuri we, ndavuga yego, cya mbere ndubaha ababyeyi, umubyeyi n'umutima w'urugo, umubyeyi n'usigasira umuco, umubyeyi n'utanga inama zikwiriye. Ngerageza n'abasi ntibikwiriye ko jewe nakubaho ku mubyeyi, ntago bikwiriye ko jewe najya hariya ngo mvuguruza umubyeyi ijambo niri. Rero mu byo navuze ibintu bibiri, burya hari igihe twebwe authority dufite nk'abakozi b'Imana, duhabwa n'inshingano zacu, twigishijwe kwihangana. Ariko jye nateye intambwe ya mbere yo kumusanga, ariko aransuzugura.
iyo ni intambwe ya mbere yewe nakoze, aranabizi wenyine ku giti cyiwe, ntiyabasha. Bisobanuye ko ndanamwihorera pe, iyo anabireka nta n'ikindi kibazo cyari kubaho, nta n'ikibazo rwose na kimwe cyari kubaho, kubera ko nubaha ibyo akora. Niba nubaha ibyo akora, nawe yakagombye kubaha ibyo abandi bakora, kandi twese buri wese arakora kugira ngo igihugu cyacu twese tukizamukire, tucyubake hamwe. Niyo ntego, nta kindi. Ariko niba koko akunda ibyo akora, ntakubahuke ibyo abandi bakora, kandi noneho yinjire mu buzima bwite bw'umuntu. Wenda yanavuga iby'urusengero, nta kibazo, akavuga iby'urusengero. Urusengero ni rusange, ariko apana kuvuga izina ryanjye n'ibyanjye n'ibindi byo ntunze n'ibyo natunze, cyangwa ibyo mfite n'ibyo nafite. Aho no kurengera kimwe nuko nari namaze kumusanga. Icyo kintu cyo ko namusanze wenda benshi ntabwo bari babizi, ngiye nabikoze nk'umukozi w'Imana. Ibyo nabanje gutera intambwe ya mbere, ndanabimubwira, aranyihorera, yanga no kugira icyo ansubiza. Arasubira bwa kabiri, arasubira bwa gatatu, arasubira no kunumaho n'abandi bantu. Mbere y'ibyo mfite ibindi fagite y'ama message y'iterabwoba banyandikira ngo nudakora ibi, ngo umuntu anyandikira message arambwira ngo nudakora ibi ngibi, abantu barimo gutegura uko bagusebya. So bisobanuye ngo muri sosiyete yacu ibyo nabyo kandi hari ababishinzwe bari kubikurikirana, ibyo nta kibazo gihari. Bisobanuye ngo ntabwo turimo gushaka guha abantu ibintu bizima. Nuba ngo niba hari ukuntu mfite iryo zina, barankorera iyo atake kugira ngo haboneke ikigaragara cyose, n'undi wese avuge atabanje no kumenya uruhande uwo muntu aherereyemo. Numvise ngeze hano, nagiye numva ibitekerezo by'abantu batandukanye uko bagiye babivuga. Buri muntu wese avuga uko abyumva cyane. Burya jyewe nyir'ubwite uramutse unambajije utagiye na kure, ukaza ukanyegera ukambaza ngo ibi bintu bikuvugwaho mbega nibyo, kuko niba ushaka gutanga ibintu bizima muri sosiyete, ni ngombwa kugira ngo utange ibintu bizima bigomba kubaka abandi aho kugira ngo bisenye abandi. Urugero, niba yicaye hari akamvuga nabi nk'umushumba, ibi nadafitiye fact, ese wa mukristo nyobora, cyangwa se wa mukristo w'ahandi hantu, cyangwa se wa undi munyarwanda wundi ushobora kumva arimo gutanga ibyo bintu, yego niba mukunda arumva ko ibyo yavuga ari ukuri, yego niba mukurikira arumva ko ibyo avuga ari ukuri. Ese utankurikira jewe uriya yamaje kumuneranyaho, byagenda gute? Cyangwa se yamaze kumushiramo icyo kintu kitari cyo, bigenda gute? Ese n'undi muntu uwo ari we wese ushobora kubona, nk'uko numvise umuntu hano undi yaje kumunyomoza, which is good. Ni byiza ko umuntu aba atanga amakuru nyayo. Hari umuntu umwe yavuze ikintu kigendanye ngo jugunya ubukene hano, akantu kavuga ngo ubukene bwawe hano, amaze kugakina inshuro nyinshi. Nubwo namweretse igihe ubwanjye namuhaye video yuzuye y'ukuri, yanga kuyikora, yanga kubivuga ubwanjye. Navuze wenda mbere nari ndi Canada, ndamubwira ngo birashoboka ko ako kantu kamaze imyaka 8, birashoboka ko adafite ukuri kwabyo, reka mbimwohereze. Bavandimwe, ndabimwohereza kuri telefone yiwe, arabibona. Ndama rero kubera ko wenda ushobora kuvuga ibintu bitari byo, dore ukuri kwabyo uko byarangiye nuko. Ndababwiza ukuri, nta kintu yabivuzeho, araceceka. Ndaza kugeza naho avuga ko nakoze igiterane mu Ruhango muri stade, arataka, yicara imbere ya kamera, aravuga ngo igiterane nakoze, amafaranga yavuyemo nishyuye abantu amadeni yabo, ngo yasigaye nyashira mu mufuka ndigendera. Nibaza ukuntu yongeye, kandi ndongera kandi ndamwohereza message. Ariko kuki ushaka buri munsi kuvuga ikintu kimeze gutya uyobya abantu? Ntiyansubiza, araceceka.
igiterane cya Ruhango nakoze ntareba umubare w'abantu bakijijwe kuko niyo misiyo umuntu aba afite, abavuye mu kunywa urumogi, abavuye mu kwiyahura, abavuye mu muhanda, indaya zavuye mu muhanda, uwo munsi zahindutse zigomba gutangira urugendo rushya. Urareba amafaranga kurusha imitima y'abantu, urareba amafaranga kurusha umuntu wazutse, urareba amafaranga kurusha umuntu wanezerewe, wabaye musha muri we. Yemwe ejo bundi nabivuze ndavuga koko nubwo imodoka n'abanyifite Range Rover, ese ko umutima w'umuntu ntukomeye kurusha imodoka, imipira n'amabati cyangwa amazu? Se nimva ku isi hari ikintu nzajyana ko nta na kimwe nazanye, nta na kimwe nzatwara? Ikibazo naba mfite ni ikihe ku buryo uyu muvandimwe ashobora kuba arengera bene ako kageni? Kuki atareba imitima y'abantu? Kuki atareba ubugingo bw'abantu bashobora kuba banezerewe, bavuye habi binjiye heza, batangiye urugendo rushya? Amafaranga gusa niyo target, imodoka cyangwa ikindi niyo target? Ese mu muhamagaro mfite nabanza namenye umuhamagaro nahamagawe gute, natangiye urugendo ryari, natangiye umurimo hehe, byari bimeze gute, kugira ngo urebe ibintu bifatika unavuge imodoka agaciro kayo n'ibindi byose bikurikiye. Ese ntabwo uzi uburyo nayibonyemo, ntabwo uzi uburyo nayihawe, ntabwo uzi uburyo yangezeho, ariko kumva umuntu avuze ibyo ngibyo. Njye mbibona ko birengereye kuba ashobora gufata ikiganiro we n'undi muntu, noneho akavuga ngo ndagutumye genda urebe imitungo afite, genda urebe ibintu afite, akamwohereza. Mbona ko noneho ni ivogerwa rikomeye ku burenganzira bwanjye, bw'umuryango wanjye ndetse no ku bw'itorero. Ijambo navuze niba ari umukristo, kuko nabanje kubaza umunyamakuru uyu niba ari umukristo ngo niwe, ndabivuga mu buryo bubiri. Niba atari umukristo, twese twari hanze, twarababariwe, twagiriye ubuntu n'Imana, twaramenye Kristo, twakomeje urugendo. Ariko nawe azamenya Imana, amenye Kristo, akomeze urugendo, bigende neza. Ariko niba mu rusengero rwe afite umushumba nkanjye, akaba afite umutambyi nkanjye, akaba ari umukristo koko, dufatikanije urugendo rujya mu ijuru, azasanga asaba imbabazi, kuko jye naramusanze arasuzugura. Ubwa kabiri ni ukuvuga ngo rero niba jye narasanze narateye intambwe nkamushaka we, kugira ngo icyo kintu kive mu nzira, icyo adafitiyeho urujijo akabyanga, akanyereka ko bidakwiriye, iyi ni inshuro igeze ku ya gatatu ibaye. Wenda ibyo mbicireho clear n'abantu bose bazabikurikirana. Nateye intambwe jyewe, icyo ngicyo nkivugiye hano, nawe arakizi n'umutima we, no muri telefone yarabifite. Ibyo ndabikoze nk'umukozi, kandi pe nabikoze mu ntambwe yo kugira ngo mwereke umucyo, ariko ntiyabishaka. Njye mbona ko wenda hari ukundi kuntu byagenze. Mu ncamake kugira ngo n'undi wese uri hano bimuviremo urujijo, amategeko ndayazi, nzi uburenganzira bw'umuntu, nzi n'iki ijambo ry'Imana rivuga, nzi na mwene so yakosheje umusanga ukamenyesha ikosa rye, narabikoze. Matayo igice cya 18 umurongo wa 15 wa 16 n'uwa 17, umusanga ubwa mbere yewe hari n'umuntu namutumyeho, aramuzi, baravuganye, nakoze icyo Bibiliya ivuga inshuro ebyiri. Ya mbere naramusanze, inshuro ya kabiri namutumyeho umuntu, ariko ibyo ngibyo ntiyabivaho. Bisobanuye rero hari uburyo yari yarafashe icyo kintu kuri we. Ibyo nakoze nk'umutambyi, nk'umushumba, narabikoze. Ndavuga rero niba ari umukristo ukunda ubugingo bwe, akabazi ko tujyana na, kuko abantu bapfa mu bugingo cyangwa mu bakristo n'ibindi byose bava mu nzira y'agakiza kubera ibi rumors cyangwa se ibihuha ni benshi. Ariko niba jyewe nkosheje ukaza ukamenyesha ikosa ryanjye, nzagushimira, kandi ningushimira nzakosora iryo kosa, nikomereza urugendo nawe, kandi Imana izabiguhembere kuko wankosoye. Ariko si byiza kuza kuvuga ikintu kitari cyo, cyangwa se kuza kwica imitima y'abantu ko jyewe ndi mubi, unyangisha abantu, unyangishe rubanda, unyangishe abakristo, unyangishe abanyarwanda, unyangishe abandi bose.
umuturage wabeshwagaho n'ibihumbi 3 tukamuremera, bakamuha imyenda, bakamuha inkweto, bakamuha amasaha, bakabaha ibitenge, bakabaha, kugeza aho birangiye mfata igiseke batuye cyo kubafasha ngishira mu biganza byabo. Hanyuma uyu munsi arakora, n'uyu munsi ni umucuruzi, amafaranga amaranye imyaka 8 n'uyu munsi aracyayajyaho, yafunguye business ye na n'uyu munsi aracyakora. Ni mwumva ikiza naba narakoze nakizira. Ni ku isi umuntu akora ikintu cyiza kigahinduka kuba ikintu kibi. Kwari umunyarwandakazi uzwi na leta yashaka, n'undi muntu wese yashaka ngo bamubaze ngo ese amafaranga yatuwe mu rusengero rurimo abantu ibihumbi bingahe, ayo mafaranga Bishop yarakwambuye, yarayatwaye, cyangwa se ayo mafaranga ntabwo yakugezeho, cyangwa se ayo mafaranga yarayariye nka bya sikama muvuga, yarayatwaye arayarya. So noneho ibyo ngibyo wa muturage agataka, cyangwa bikanagera no ku badiyakoni ko yewe namwambuye kuko mfite institution yubatse, hari representation légale, hari vice representant légale, hari ba secrétaire général, hari ababitsi baba mu makonte y'itorero bashinzwe gusohora iby'imitungo y'itorero, nafitiye uburenganzira na gatoya. Ariko umuntu akaza kuvuga ngo mfata ibintu nkabishyira mu mufuka wanjye. Ese nk'abo bantu iyo bamwumvise avuga gutyo, nta hantu nahuriye nabyo, ntibabona ko ari atake zikomeye arimo kwataka jewe? Noneho rero niba yumva ko ari umunyakuri, yansanga akambwira ngo naganiriye n'umukristo wawe, yambwiye ko watwaye amafaranga ya naya wayajyanye, kandi nkamuha n'uburenganzira kuko afite ayo makuru, agende ajyane ikirego muri RIB. Uyu mukozi w'Imana amaturo aratangwa akayashira mu mufuka akagenda. Niyo mpamvu itorero ritubakwa, niyo mpamvu ibintu bipfuye gutya, niyo mpamvu nibi bitagenze gutya, kugira ngo nawe ashimwe ko abereye maso. Umukristo ari we munyarwanda n'ubunyamwuga bwe afite bushobora gufasha abantu. Noneho baze bashire hariya bavuge ngo nimurebe imitungo y'itorero yarayigwije, nimurebe ibikorwa by'itorero, aho kubaka urusengero yahubatse inzu yiwe, kandi ibibanza byari by'itorero noneho yasigaye yashizemo inzu ye niyabamo, amafaranga batuye yaguzemo imodoka, noneho agatanga fakte zifatika ku buryo n'umuntu wese wabyumva uriya mushumba yari mubi, amafaranga abantu batuye akayarya, amafaranga batanze mu rusengero akayatwara. Rwose aho yaba afite ukuri, kuko abereye ijisho umunyarwanda, abereye n'ijisho n'itorero muri rusange. Imana ikaba yamukoresha muri ubwo buryo kugira ngo ibintu bigende neza. Rero mbikoze muri ubu buryo mbwira abavandimwe bose bari hano, ntabwo jewe navuze attention ko yabura ubugingo, nta nubwo nabimwifuriza kuko nzi ubugingo buhoraho icyo ari cyo. Niyo mpamvu navuze niba ari umukristo dusangiye urugendo, tukaba twese turi abakristo, akaba afite abashumba bameze nkanjye, azansange kuko jewe naramusanze inshuro mbere, namutumyeho n'umuntu inshuro ya kabiri, ariko biboneka ko afite wenda ikindi kintu mu mutima we jewe ntazi, cyangwa se afite indi mission jewe ntamenya. Ariko Uwiteka hari igihe bibaho ngombwa ko urujijo wenda, cyangwa se icyo umuntu abibye, cyangwa se icyo umuntu ashaka kubiba, agisarure ku giti kiwe. Ariko jewe mu mutima wanjye nzi neza ko ntacyo mpfa nawe, nta kibazo mfite na gatoya na busa. Ibyo nkora ndabikora neza, bifitiye fakte, bifitiye ahantu hose, aho nkorera hose, ibikorwa nkora ku bakristo bacu, ku bandi bantu, sibyo nirata, ndarata Imana yampaye ubwo bushobozi bwo kugira ngo mbikore. Ndizera ko nagerageza gutanga umucyo kuri buri muntu wese hano, kuko nigiye nyirubwite. Ahubwo niba hari umuntu wagira icyo ambaza, yagira icyo ashaka kumenya, nyemerera ntabwo mbizi, ariko kushaka kumenya ukuri ambwire icyo ashaka kumenyaho ukuri, nkimusobanuriraho kugira ngo atange ibitekerezo wenda bitarabye. Murakoze. Urakoze cyane. Abantu benshi nta bundi buze kuzamura abantu
ndabizi biraza kumfasha aba comment mumpe ibibazo ikibazo kitamakinga sense ukirejeta naho kuzamura abantu hano gusanze aho ukorera ku bantu batabashije kuyibona cyangwa ntabwo yabaye popular abantu barahanga batabyumvishe wadufasha ukatubwira iyi Redeemed Gospel Church uyobora ese ni wowe co-founder ni wowe wayiremye cyangwa yitubwire mu cyamake imaze igihe kingana iki ikorera mu Rwanda kugira ngo abantu babashe kubyumva biraza kuduha umucyo kuko byabaye intambara hano. Yego jewe ndi missionnaire wa Redeemed Gospel Church. Redeemed Gospel Church yatangiye muri 1992 yemerwa mu mategeko y'u Rwanda n'ubuzima gatozi yahawe muri 1993. Nibwo Redeemed Gospel Church yatangiye mu Rwanda ku mugaragaro. Ntabwo habayeho amahirwe yuko abatangiye umurimo bitewe n'intambara yabaye muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 bamwe bahabuze ubuzima n'abakristo babyo nuko byarangiye. Nukuvuga ngo Redeemed Gospel Church yahawe personalite cyangwa se yahawe uburenganzira nk'itorero mu gihugu cy'u Rwanda mu 1993 nibwo yatangiye. Ikaba ifite icyicaro gikuru muri Kenya. Uwatangiye Redeemed Gospel Church, visionary wa Redeemed Gospel Church ku isi yose akaba ari we Archbishop Dr. Arthur Kitonga, ari nawe waje mu Rwanda kunyimika guhabwa inshingano mfite ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2012. Niwo munsi nahawe inshingano yo guhagarara Redeemed mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Oh my God, mwabyumvishe mw'abantu mwe, mwabyumvishe bamwe mwafataga mukavuga ko ibyo avuga ari byo, ngira ngo muri kumva ukuri kwa nyako. So Jesus Christ. So reka mfate abantu babiri, reka mbere kuri kuba co-host umwe abazi ikibazo kimwe reka mbere kuri Uwezo go ahead. Urakoze cyane ko bishabaga dafada ndabanza suze umutumirwa nimara umutumirwa cyangwa urangije kuvuga nimara mbaza ibibazo byanje wenda ndayibaza mu buryo pastor cyangwa se bishop Dr. Rugagi ko bibona. Hari mu imyaka 5 ishize hari video yawe igaragara ufite agaseke uri kubwira abantu ngo niba bari bakaburira ubukene bajugunye ubukene. Yego. Bakazana amafaranga mbese bajugunye ubukene, bakazana amafaranga bari kujugunya ubukene. Muri baki kuri iriya video undagira ngo duherezeho clarification. Mbere yuko nje uyibona utarabaye muhariya cyangwa utari wewe mfite right yanjye yo kwikora interpretation bitewe nuko nanjye nayikora interpretation. So umuntu wasabye ko abantu bajugunye ubukene, umuntu abantu bajugunyeho ubukene, ese bari abantu barabujugunye ubukene bwararangiye, ubukene buracyahari. Secondly, hari ikindi kintu mbaza hano, nkawe ufite iyo title uhagarariye kanisa ngenda Pastor Kidongo uvuze wo muri Kenya, I think no mukikuyu ndamuzi. Ndashaka kukubaza nti waba wemera yuko mwebwe muri kominoze y'abihaye Imana either mushobora kuba mwaracengewe n'ibisambo cyangwa abasikama, mwebwe ubwanyu mukaba mwarananiwe guprotectinga territory yanyu ikaba yarinjiriwe, nimba ubyemeranya nanjye ko yinjiriwe, jewe rero kuba mbi criticizinga am I wrong cyangwa nimwe mwakinguye iyo vacuum yuko no tuza abantu bakabatera imijugujugu? Okay, ngaruka kuri iyi ngiyi ya Scovia. Ese Scovia afite right na opinion yo kuba yo gucriticizinga nk'umuntu cyangwa nk'umukozi w'Imana?
nimba bibayeho gutyo akumva wenda yarenze gukriticizinga bisanzwe akagukorera icyo nakwita ayihohotera cyangwa character assassination, wenda mbivuge mu buryo bwiza, wemera amategeko y'u Rwanda arimo ijambo rivuga defamation mu buryo wakwiyambaza amategeko y'igihugu, Scovia akabihanirwa, noneho tukabona yuko yaza evidences ntazo ufite. Ikibazo cyanjye cya nyuma, hari ikinyamakuru ni Inyarwanda cyanditse yuko sinibuka umwaka ko ufite Range Rover waguze, ndavuga uko banditse ko waguze Range Rover. Iriya Range Rover warayiguze, aho rero biducyangira nuko abakozi b'Imana cyangwa bita abakozi b'Imana kuko nabo barahari, bagenda bakaba mu miturirwa bakigisha abana hanze, bakagendera mu mamodoka ahenze, ariko barimo gukama abakene agataro bagiye kuzunguza, bakaza bakajukunya hariya iwa bakaba mu buzima bwa Lex. I'm not saying you, kindavuga uko tubibona, uko interpretation zibona. Ese ukurikije Bible, my friend, ibibazo bagenda ukurikije conclusion, ukurikije Bible soze rwose, ukurikije Bible, uwezo urimo kubaza cyangwa uvuga reka soza kanyuma uko ureka soza please umuntu listen to me seconda pastor seconda ukurikije Bible uko ubuzima bwa Kristo Yesu yabayeho, ubuzima bwo guca bugufi, ubuzima bwo koza ibirenge, ubuzima bwo kuba mu buzima buri simple, ubuzima bwo kuba muri buriya buzima uzi ko Yesu yabayeho buno bwo kwisi, uracyabaza ikibazo ubona itorero ritari kuyoba dukurikiranyije ukuntu bintu bimeze. Urakoze cyane, sinzi niba namusubiza niba mwama uwezo, this is the last warning. Uretse gato ya uwezo, this is the last warning. Ndagusabye kongera ukora amakosa, arimo arakikiza ibibazo akajya mu bindi. Wabajije ndumva atari ikintu yaragusubiza, wabajije ikibazo byanjye. Mute your mic, my friend. Mute your mic. Abwo wenda twa clarifying ibibazo yabajije. Okay, uretse gato neza mu ncamake byango. Uretse gato, mute your mic nawe, muting mic yawe. Uwezo fungura mic yawe. Yes. Uravuga ibyifuzo bya cyangwa urabaza. No, nimba umutumirwa tumvisha ibibazo byanje niwe wambwira gutyo, ashobora kuba yabyumva kandi yavuze. Umva ngusaba ikintu kimwe. Ugomba kubaza ikibazo ngo umenye cyangwa usobanukirwe, ariko gufata 5 minutes ntabwo bikunda. Absolutely, I'm sorry nimba nakoreshe 5 minutes. Reformulate your question please. Okay, ntabwo yabyumvishije kugira ngo mbiformulating atari mwebwe muri kuvuga. Natwe ubwacu ntabwo twabyumvise. Ntabwo ari mwebwe musubiza, ni uri busubize. Okay. Reka. Okay, uwezo. Reka musabe agusubize kuri icyo kimodoka, agusubize no kuri kiriya kindi, ibindi wabajije ibintu birebire uranabyisubiza. Murakoze cyane. Dr. wafata umwanya ni wamwumvishe ukamusubiza ukije mu magambo make, ntugendere ku byo yavuze ko avuze ibintu birebire byinshi cyane, ntabwo yabazaga yatanga ikibazo. Murakoze Godfather, kugira ngo nsubize uwezo icyo yagerageje kubaza. Icya mbere yavuze ku gaseke ko kujugunya ubukene. Ese ubukene bwaba bwararangiye? Yesu yaravuze ngo abakene muri kumwe nabo kandi bazahoraho ibihe byose. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, mfata kariya gaseke ubundi kari gafitwe n'umuntu urimo gufashwa, uwo mukene nyine urimo gufashwa ayo mafaranga kuko yabeshwagaho n'ibihumbi 3, akabiryamo akabivuzamo umwana we, akagemurira n'umugabo we muri gereza aho yarari akoresheje ibyo bihumbi 3. Nijye wabanje kubanza gukura amafaranga mu mufuka wanjye, hanyuma mbona kuyamuhereza mu ntoki. Undi muntu azana akaseke gatoya, kuko abantu batangiye kuza ari benshi, nawe nahamagaye bose batangiye kuza, mbonye bigiye kuba nk'akavuyo wenda k'abantu ntabo nahamagaye, nibwo nafashe kariya gaseke ndavuga rero umuntu ushaka ko dufasha umukene naze ashiremo ituro ryo gufasha umukene. Ahangaha ufasha umukene Imana izamufasha, ugaburira abashonje Imana izamufasha. Kandi ni iteraniro namazemo amasaha 8. Ayo masaha 8 n'akavideo bakase bavuga gusa ngo jugunya ubukene bwawe hano, nako kantu bakoze mfite igiseke, ariko ntibarangiza bagaragaza uwo mpaye igiseke.
kuko igiseke nagihaye nyiracyo apfukamye ngishyira mu maboko ya we n'umugabo wiwe bapfukamanya aho ngaho, nshira icyo giseke mu maboko yabo, mbaramburaho ibiganza mbahesha umugisha. Ayo mafaranga ye kuzabapfira ubusa, ayo mafaranga azagire icyo abamarira mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ndizera ko icyo kintu kigendanye n'igiseke n'ubwo bukene bavuga naho ngaho. Iyo video irahari yose ivanaho urwo rujijo. Ku muntu wabonye kariya ka segonda umunota umwe n'amasegonda 32 cyangwa 38 wenyine ya judging uko yabyumva, kandi ndizera ko tugeze ku isi y'ijijutsu uyu munsi. Nagwa ari akavideo k'imyaka 5 n'akavideo kamaze imyaka 8. Iryo teraniro rimaze imyaka 7 kuko byari muri 2017. Bivuga ngo rero uko yagakase cyangwa uko yakagize ni inyungu z'umuntu kugira ngo abone abamukurikirana benshi, ariko ukuri adashaka kukumenya. Ni umukene wafashwaga. Video irahari yuzuye igaragaza nyira amafaranga uko yajyanye, uko yabitse amafaranga, imyenda, telefone, inkweto, byose barunda hamwe bakagenda bakicarana n'ibyabo kugeza aho baje gutahana amafaranga yabo. Icyo ni cyambere. Ya kabiri, imodoka ya Range Rover, umuntu wese ashobora guhabwa impano n'umuntu uwo ari we wese mu buzima bwe, kandi nta muntu waza ngo ahite aza atanga details za buri kintu cyose, ko buri muntu wese ashatse nawe ubwawe wavuga ngo wamesheje umugisha, icyo nashakaga narakibonye nanjye ndaguhesha umugisha. Ibyo ngibyo bibaho, tubibona kenshi, inshuro nyinshi cyane. Baduha ibintu ntabyo wasabye, nta kintu na kimwe wasabye. Ku bandi baje gutoba cyangwa se kugira nabo umurimo w'Imana. Je natangiriye mu cyaro, natangiriye umurimo w'Imana mu cyaro hatari amatara. Ntabwo natangiriye mu matara muri Kigali, natangiriye mu Ruhango hataba amatara. Hari banke populaire cyane generator yonyine, nta matara aragera mu Ruhango. Bivuga ngo ubuzima bwo mu cyaro bw'umukene ndabuzi, ntabwo ari bwo umuntu anyigisha. Ubuzima bushonje, bujya gusenga n'igare, bujya gusenga wateze bisi utahi wawe mu rugo, wabuze n'itike y'igiceri cya 200. Ubwo buzima ndabuzi. Ndi umukozi w'Imana, ndi pasiteri, ntaraba bishop cyangwa ntaraza mu mujyi wa Kigali. Ubwo buzima bushonje ndabuzi. Ubuzima bwambara ubusa ndabuzi. Ubuzima burara ku musozi ndabuzi. Iyi shusho umuntu wambona na uyu munsi siyo nari mfite kera. Ntago ari uko nari meze nza gutangira itorero muri Kigali. Nta modoka nari mfite, nagenderaga ku igare, nagenderaga ku moto, cyangwa nk'ubundi buzima bw'abandi bantu bose. Rero ni byiza kugira ngo wenda n'umuntu uri hano, ntago nahamagariwe imodoka nziza, nta nubwo nahamagariwe inzu nziza. Nahamagariwe gukora umurimo w'Imana mu gihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye, kandi ngatangira kubusa kugeza aho Imana izamura umurimo wayo ukagera aho ugera. Icyo nicyo kintu wenda nabasha. Bariya rero bandi bashobora kuza bagatoba, ntago ari bya none. Usomye Yude igice cya mbere umurongo wa 4 avuga ngo dore hari bamwe binjiye muri mwebwe rwihishwa, kandi binjiye baseseye. Abo binjiye baseseye rwihishwa bahozeho kera, n'uyu munsi bariho. Isi zarinda irangira, Imana gusa niyo uzavangura urukungu n'amasaka. Amasaka yashire ku ruhande, urukungu narwo rushire ku ruhande rwawe. Ndumva nicyo nari gusubiza. Murakoze. Okay, uwezo wabyumvishe. Kiriya kintu nshimye ko nta kintu kivuzeho kenshi cyane, kuko hari ikintu gitangaje ko umuntu ari umukozi w'Imana. Ntabwo ntekereza uwezo wowe imodoka yawe utwara nta muntu uza kukubaza aho wayiguye naho wayikuye naho wayiguze. Ko umuntu ari umukozi w'Imana ntabwo bivuze ko atakora business iruhande, ntabwo bivuze ko adafite ubundi buzima. Ibintu tugomba kubyumva. Ntabwo ko umuntu ari umukozi w'Imana bivuze ko ubuzima bundi buhagaze. Umuntu ashobora kuba umukozi w'Imana akagira izindi business akora, akaba afite n'ubundi buzima. Turi kumwe? Ni umukozi w'Imana ariko afite ubundi buzima abayemo, afite umuryango. Kuki mufata umukozi w'Imana mukamugira nk'imfungi ifungiwe mageragere, ukumva ko ibikozwe byose ni byagemuwe na gereza ibizi? Kuki mutumva ko umuntu ashobora kuba ari uwo mukozi w'Imana afite izindi business akora? Kumva ko ubuzima bwabo buhagaze bushingiye ku itorero gusa byose, kuva ku ikoti yambaye, kumva ko nta zindi business yakora. That's the big problem we have. Kuki wumva ko nta business zindi akora?
kuki mwumva ko umuntu ashobora kujya muri uwo murimo ari umutindi nyakujya nta kindi kintu ibyo abonye byose agomba kubivana muri abo bantu ayobora? Tujye kuri Apostle Mignone, mugiye muri business afite n'abantu afasha, amakuru avuga ko afasha benshi no kurusha n'amafaranga yakira. So rero icyo kibazo cyo kumva ngo akore statement y'ibyo atunze, wowe ibyo tunze turabizi, turashaka no kubimenya. So iki kintu ntekereza ko ari igitangaza, ntekereza ko birababaje pe. Nta muntu ufite, niyo mpamvu ngiye tunavuga kuri ibi bintu mbere yuko mfata undi muntu umubaza ikibazo, twumvikana ikintu kimwe. Ntabwo ngiye twaje kuvuga kuri iki kintu kuko ari umukozi w'Imana, no. Yibasiye ubuzima bw'umunyarwanda, aramuzonga, aramwinjirira. Nta hantu Scovia atandukanye ndafata ku mavuta. Wibasiye imiryango. So niba bavuga ko aba public figure twibasira imiryango, ahanga ntibasiye umuryango w'umuntu, yaramwibasiye. That's why we are here. So reka dukomeze abe ikibazo kimwe tujye kwa Sanjaki, umukozi w'Imana tuze kumurekura ajye kuruhuka. Ndashaka kubite tubangura twihute, fata ijambo abe ikibazo kimwe, ariko ntabwo nkeneye kwagira umuntu kurura, kandi ntabwo nshaka kwagira umuntu winjira muri vie privé ubaze ibibazo biri public. humura. Yego. Bishop, turagushimira kuba waje muri iyi space. Twiniguye nanjye ubwanjye nari mfite uko nabyumvise ko nagufashe koko ntaho bitandukanye n'umuskama, ariko nahubutse space gitangira cyangwa se nkinjiramo, mvuga rwose ko nanjye ntakwemera, ariko nanjye umutima nama numva rankubise se kumuhakanye kandi abakozi b'Imana bakaba bakiriho, numva ndigaye, ariko ndabyirengagiza, ndamanuka njya mu scrollinga mu YouTube ngira ngo mbanze numve ibyo bundi scenario ihagaze ite. Rero naguye ku ka video ngira ngo ni minota nk'ibiri n'amasegonda 40 nagaye Godfather, kanyuma kitwa ngira ngo ni Untold Story kuri Bishop Rugagi. Ayo mafaranga rero nabonye yuko byo ayatanzwe yose yeguriwe umukene. Nahise numvise rwose nigaye, ariko ndavuga ndafite amahirwe yuko na rectifyinga ibyo nari navuze mbere. Rero rwose mbabarire kuba muri 90% by'ibyo nengaga ku mikorere yawe hariya rwose nahise nkwemera, ariko hari 10 risigaye nshaka kugira ngo noneho tumenye ubundi kuki founder cyangwa se headquarter itabubakiye church mu myaka mwamaze, kandi muri 2012 na 3 na 4 wabonaga ko rwose iya Redeemed Gospel Church wabonaga ko ifite influence nziza. Cya gatatu nimva ni bibiri kuba kuki batabubakiye church mukanafungirwa. Iriya modoka yavuzweho byinshi, ibyo nabyisishyari kuko iriya video rwose irakuvanaho ubusembwa bwo kuvuga ngo pay here your poverty. Ahubwo ndabaza ngo miliyoni 3 zo gukodesha ihema rya Kigali buri cyumweru, kuki mwafashe icyemezo cyo gukodesha gutyo? Murakoze. Ndagushimiye kandi nukuri kuba waba bashifashe umwanya uko ukabona na kariya video y'ukuri. Imana ishimwe ko wenda nundi wese ubikeneye wabimuha akabiri. Nicyo kizatuma tutabika inzangano n'inzika, ahubwo tugakundana tukanafashanya muri byose. Impamvu headquarter yaje hano, nakuohereza na video wenyine yaje hano wa Bishop ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 7 2017, aza kugira ngo arebe aho umurimo ugeze ndetse nicyo dushobora gukora kugira ngo hubakwe. Bivuga ngo icyemezo cyo kubaka bigendana nuko ubona icyerekezo vision, kubona land nini muri Kigali ni ikintu kiba kitoroshye, ni ngombwa gushaka kandi bigendanye nuko capacity y'abantu ushobora gushiramo hariya. Si church twari kubaka y'abantu 2000 cyangwa 3, kuko deja naho twari dufite capacity yari imaze kuba ntoya hariya mu mujyi. Bamfungiye ataruko
eh, biriya byose bakunda noise pollution n'ibindi byose twagendaga tubyuzuza kugira ngo bigende neza, ariko capacity y'umubare w'abantu babaga hariya ndani n'abahagaze hanze wabonaga ari benshi. Rero mu gihe bazaga byari kugira ngo turebe nihe, kuko n'igishushanyo twari dufite icyo gihe cyahise gihagarara, kuko cyari igishushanyo cy'abantu 2,000. Turagihagarika igishushanyo cyo kubaka urusengero, turagihagarika kubera ko deja abicaye aho ngaho bararenze umubare w'icyo gishushanyo. Turavuga ngo noneho bazadukorere ikindi gishushanyo gishobora kwicaramo wenda abantu bageza ku 15,000 cyangwa se 10,000-15 gutyo, at least abariyo. Sasa kubona ahantu ubona lande muri Kigali biba ikibazo. Tuza kubona lande hariya Kicukiro hejuru Gahanga, tusanga nawe bifite ibibazo, ariko tuza kubona lande zindi noneho aho tushobora kubaka urwo rusengero rw'icyerekezo. Dufite ahantu lande hafi hectare zirenga 32. Birumva ko kuko dufite kuzubaka urusengero, aho tugomba kubaka amashuri, aho tugomba kubaka ahantu ikigo cya ICT. Bivuze zira details zose kugira ngo umenye iyo ufite vision cyangwa se ugejeje iyo vision ku bandi bakaza bakabireba, barushaho kwicara no kugira inama no kugufasha, noneho icyemezo kikava headquarter tuvuga ngo noneho tujye aho kubaka turahafite, aho ibyo bikorwa byose byajya mvuze ubu turahafite, ntabwo ariho dushakisha. Byari ikibazo cyo kuvuga ngo nihe, kuko ahantu hose twagiye dukora habaye hatoya. Twatangiye Kimisagara haba hatoya, kwa Mutwe haba kwa Padiri haba hatoya, kwa Mutwe haba hatoya, turimuka mu mujyi naho haba hatoya. Twimukiye muri Serena, icyo wavugaga ntago byari ikibazo cyo mwihema, kuko twateranaga rimwe natwe nibyo twashakaga ahantu tugomba kujya gukora. Noneho dikote iravuga ngo ni byiza kugira ngo aho kugira ngo ayo mafaranga yose agende, reka dushakishe uko igishushanyo cyaboneka, noneho hazubakwe noneho urusengero rugendanye n'icyerekezo, ahantu hari headquarter izabihagarariye n'ahandi hose uzaba warafunguye ayo matorero. Murakoze. Niba twumvishe neza, urusengero cyangwa itorero ryaguze ahantu hafite ubuso bwa hegitari 32. Dufite nuvuga ngo hamwe hari hegitari 3, ahandi hari hegitari 4, ahantu hatandukanye, ariko hose muri rusange dufite amahegitari arenze 32. None se kubaka kurenza uko nguko bavuga ni ukuhe? Kubaka ubaka ku butaka, hakaba haraguze ubutaka, kubaka bavuga ni ukuhe? So urakoze cyane kuri icyo kibazo. Hari ikindi warabajije abe atagushuje ntuzwe? Nuvuga ngo bakode, ngewe ndavuga ibyo numvise icyo gihe cya kera, nta makuru yacaga. Bavuze yuko bakodeshaga 3 millions par semaine. Ese ibyo byari byo? Ntabwo ari byo, ibyo ntabwo ari byo. Sawa, urakoze cyane. Okay. Ikibazo kindi abantu bakomeje kunyandikira Bishop, ni ikibazo cyo kuva mu Rwanda kwawe ujya muri Canada. Byaranditswe, ariko n'uyu munsi cyakomeje kuba ikibazo, abantu bamaze kunyandikira barenga 20 muri DM. Bamwe bati yavuye mu Rwanda asumbirijwe, ahigwa na leta bitewe n'uburiganya bwari bwabaye, ahungira muri Canada. Inkuru zandikwa, biravugwa muri Canada, bigera naho hano hari umusore araza kubivugaho. Turagira ngo umanze utumara amatsiko. Wagiye muri Canada uhunze, binavuga ko wasize itorero utanasezeye. Wari ugiye uhunze cyangwa wari ugiye mu zindi gahunda? Icyo ntabwo ari ukuri cyo kuvuga ngo nagiye mpunze, kuko mfite n'inzandiko zinyohereza gukora iyo mirimo nka missionnaire, nkuko nabivuzeho na kare. Igihe cyose umuntu ashaka kumenya ukuri ni nacyo cyiza. Navuye hano njya muri Kenya muri headquarter, bamaze kunumiza barambwira ngo rero ndagenda, barambwira rero mu gihe hariya mu Rwanda hari ibyo turimo gutegura kugira ngo bihakorerwe, genda muri Amerika. Urwandiko rwa Amerika ndetse naho ngomba gutangira andi matorero mu Burayi, byose birahari. Izo zandiko za 2018 zirahari, ndazifite, zishingweho na Archbishop nka founder wa Redeemed Gospel Church. Nuvuga ngo giyewe noherezwa nanone abashobora kumbwira ngo haguruka uve hano ujye Australia, haguruka hano. Ibyo byose biterwa nuko headquarter ivuze, hanyuma noneho nanjye nabo bareba umurimo uhari, kuko ntabwo bashobora kubangamira wenda umurimo uri hano cyangwa igikorwa kiri hano. Ahubwo baravuga ngo mu gihe iki gikorwa kitari gukorwa hano, banza ugende ukora intervention hano, cyane ugende ukore na intervention hariya.
so nagiye rero mu nzandiko ziri official zinyemerera kujya gutangira itorero mu Burayi, muri Amerika. Ngeze muri Amerika baravuga ngo noneho hariya twari twaratangiye muri Canada, is it possible kugira ngo naho ugende uhatangira iteraniro hanyuma 2020 mu kwezi kwa kabiri cyangwa kwa gatatu ube wagarutse noneho mu Rwanda ukomeza ibikorwa. Nuko ndagenda maze kubihererwa uburenganzira na hedikota, kuko nta na kimwe nshobora, ntaho na hamwe nshobora kujya gukora igikorwa icyo ari cyo cyose kigendanye n'umurimo w'Imana ntashobora kugirira urwandiko runyemera kujya gukora iyo mirimo. Kubera ko ntabwo ari jewe, ndavuga ngo si jewe founder, ari jewe founder nagenda aho ushaka hose, ariko aho najya hose nuko hedikota inyemerera ikana providinga ibyo bintu byose bigomba kumerekeza muri urwo rugendo. Ntabwo nagiye mpunze, yego impamvu babivuga wenda kubera ko byari muri iyo situation imeze gutyo, nta kibazo narifite icyo ari cyo cyose, nta kibazo n'umuntu n'umwe uwo ari we wese narifitanye nawe. Ibyo ari bihari twari bisangiye nk'abantu bose kuzuza ibisabwa mu nsengero, kandi ibyo ngibyo naranabivugaga ndi kubyigisha kuri televiziyo yacu. Ni ngombwa mwihangane, turimo gutegura ukuntu ibintu bizagenda neza, twubaka urusengero, dushakishe, turagenda tubona ibyangombwa byose kugira ngo noneho tuzatangire twubake. Ariko iyo hedikota ivuze ngo genda hariya ugende ukore uyu murimo noneho umare umunsi uyu n'uyu ugaruke, mu gihe nategura kugaruka nibwo covid yahise yinjiramo, ibintu byose byatwatangiye bisa nkaho byimanutse, biba ngombwa ko ndindira ko byongera bikazamuka hanyuma noneho mbisige neza. Nta gahunda nari mfite yo kugenda ngo ngiye gutura hariya, kubera ko mfite abampagarariye kandi mfite abambwira ngo naho ngwino rero bya bikorwa by'iterambere twagombaga gukora mu Rwanda n'ibindi, ngwino rero bihagarirwe kugira ngo bikorwe. Ntabwo nigeze vuga ngo ntabwo nahunga, cyangwa se Rwanda ni igihugu cyanjye nkunda. Sinzi uburyo nabivuga kugira ngo buri muntu wese abyumve. Ari uguhunga, none se nahungaga iki? Nahugaga nde? Ninde ni wamanyandikiye urwandiko rutuma mpunga? Ninde wanterurije ku buryo mvuga ngo hari fact ni yatumye ngenda mpunga? Icyo ngicyo ntabwo ari cyo. Ndizera ko umuntu warufite ayo matsiko no ku gihe barabimbajije nkigaruka, n'abandi bagiye bambaza ibyo, urwo rujijo ruvaho, wenda n'abangaba wenda bari batarabibona cyangwa kubimenya. Yego, nubwo buryo nashaka kugira ngo mvaneho urwo rujijo wenda. Urakoze cyane. Sanjak. Yes sir. Ndamuramutsa Bishop cyane. Urakoze cyane, ndakuramutsa. Ngewe twabanaga Montreal. Ngewe ntuye Montreal muri Canada. Ngewe nagize amahirwe yo kubona nka kangahe. Nakubonye bwa mbere muri concert ya Alpha ibirangira, nari abantu bari Maria. Nongera nkubona muri concert ya Israel Mbonyi. Aho abingira ngo urabizi ko ruhari. Yego. Ariko ari concert imwe yabaye kubera ayo matiku yaranga mu bantu, so umuhanzi wabivuze ngo ntuhabwe ijambo kubera urujijo abantu bari bagifite. Baravuga ati uyu muhanzi ni muhereza uyu mugabo ijambo, deja yabaye muri opposition cyangwa yagiye muri opposition y'u Rwanda akagenda kuri pulpit akabwiriza, umuntu ashaka kugiraho ingaruka. Ariko n'abantu bari muri komite, donc barabihagarika ko iby'Imana ikora tugiye kubona tuntu ugiye mu Rwanda, Imana ishimwe ko watashye. Biva ibyo abantu batekerezaga. Ngiye ikibazo cyanjye ni iki? Redeemed Church, hari za Redeemed Church nyinshi, hari iya Nigeria, hari iyo yanyu, hari Redeemed Church nyinshi nzi zifite ayo wavuze n'umuvizioneri wayo n'uwayifunguye. SK yaba Redeemed Church yaba ifite spokesperson, porte parole wayo nka Redeemed Church mu Rwanda ni Burundi? Kubera ko nge ni inquiétude nge mfite, wowe nka Bishop
deja bishobora kuba abantu batangira kuvuga ngo Bishop ari guterana amagambo na Scovia. Nta buryo bundi bwabaho niba mwaba mufite porte parole cyangwa mutafite bamwamugira akaba ari uza gusubiza ibibazo by'abantu bibeshyaho cyangwa babatekerezaho. Icyo ni kimwe. Eske Redeemed Church mwebwe nk'abakozi b'Imana mwemera iyo umuntu yakoze defamation ko mwamujyana mu mategeko cyangwa ijambo ry'Imana ntago ribemerera kuba mwamushyira mu mategeko umuntu iyo yinjiye mu buzima bwite muri personnel. Mu kurangiza ikindi kintu hari ibintu twe tuba hano twumvise ibintu byinshi. Hari umukristo wigeze kuguhereza gift, niyo gift tubona bashyira hariya y'imodoka cyangwa n'imodoka rusanzwe ufite iyo wari ufite hano warayishyize ko njye imodoka yawe narayibonye ndayizi hano. Njye kibazo urakoze cyane. Ndizera neza ko kuri icyo ngicyo ku rujijo kuri Israel Mbonyi waje naranavuze wenda ntabwo byari Ottawa, ntabwo ari Montreal ariko Ottawa nafashe umwanya wo kugira icyo mvuga cyangwa se bampaye umwanya muri Ottawa aho yakoreye concert kuko nari mu ba coordinator bifashije kugira ngo ibyo bigende neza muri byose. Icyo kintu nacyo wenda reka nyivaneho urwo rujijo muri ubwo buryo. Wenda niba hari abandi bari bafite iyo nani nta kibazo cyari gihari. Ku byerekeranye n'umuvugizi Redeemed turamufite muri Kenya umuvugizi, ariko mu Rwanda ahangaha cyangwa se muri aka karere turamufite ubasha iyo atari ibintu byanjye bwite ari iby'itorero bifite umuntu ugomba kubivugira. Ariko noneho kuri yewe ku giti ibintu bindeba ku giti cyanjye nkaho bavuga ngo mfite umutungo uyu n'uyaha cyangwa mfite imodoka iyi, ibyo ni ibyanjye ku giti cyanjye. Bisaba ko umuntu batumye musobanurira, ariko ari iby'idini muri rusange bigendanye n'idini turamufite umuvugizi w'ibigendanye n'idini ubasha kubivuga no kubisobanura. Turamufite hano, ari hano i Kigali. Ariko ikintu kiri ku giti cyanjye umuntu aza ni kimwe n'uwatera urugo rwanjye, ntago umuvugizi keretse mubwiye mu gihe ntabonetse niwe wavuga mu kimbo cyanjye. Ariko ari ibyanjye ku giti cyanjye ndizera ko mbazwa igewe ku giti cyanjye nkagira icyo nabivugaho kuko ni igewe wabajijwe ko ari uri concerned n'icyo ngicyo. Icyo kindi cya nyuma kigendanye n'amategeko, yego amategeko hari n'ababishinzwe bangiriye iyo nama bari muri ibyo ngibyo birimo birakorwa kugira ngo hatagira n'abandi wenda bashobora kuza. Hari umunyamategeko ubishinzwe kandi ndizera neza ko nawe azabigeza mu mwanya wabyo uko byakagombye. Ndizera sinzi niba nishubije neza nk'uko mwabimbajije. murakoze. Okay. Nganyira akantu gato. Okay, komeza nta kibazo. Okay, so reka dushimire Bishop. Hanyuma turaza no kujya ku musozo w'ibibazo kuko ntekereza ko nta n'ubwanga ari muri interview by the way, nuko yarashatse kubishyiraho umucyo. Hano hari umuntu warubajije iki kibazo, ndashaka kugira ngo tukinyuremo, hanyuma noneho turaza kugusaba ugire icyo usaba, yaba itangazamakuru bashaka kubigira drama cyangwa bashaka kubigira intambara. Ngiye ku bwanjye ku giti cyanjye sinzi, uguraza kubitubwira. Ngiye nari navuze ko nari nasabye n'abantu bareke kubigira intambara. Ntabwo Bishop ari mu ntambara na Scovia, oya, nta nubwo ari guterana amagambo nawe, ntabwo ariko bimeze abantu bitandukanye. Bishop habayeho kumwurira cyangwa kumwibasira, araza asaba guhagarika ibyo bintu cyangwa amusaba kureka ibyo bintu. Ntabwo ari mwihangana na Scovia, abantu babyumva uko. Hano ariko hari umuntu ukomeje kubaza ikibazo, arabajije ngo TV okay ndabona yazamutse. Wabaza icyo kibazo warabajije wa mugabo, kire kintu warabajije. Market fungura mic. Ikibazo kimwe ndashimiye ko umushumba yaje akaba yaje kuvanaho urujijo.
ikintu cyitwa TV7 wakoreragaho ko umaze kuva mu Rwanda nayo yahise igenda n'abanyamakuru bakakuvuga, ndetse hari n'umupasiteri yari umupasiteri wawe witwa Pasiteri Shema. Ese Redemption Church ni rugagi ishingiye kuri rugagi cyangwa ni institution? Kuko abantu bari bazi Pastor Bishop Rugagi, ariko Redemption Church nta muntu wari uzi ko ari institution ikomeye aho ngaho nini. Uze mudufashe gukarifia ibyo bintu, gutandukanya rugagi niyo Redemption Church. Ikindi bari bababwiye ngiye iriya najyaga bakurikira online, werekana iriya modoka ya 777 niyo Sanjaki yakubajije ko niyo gift baguhaye cyangwa umukristo yaguhaye cyangwa niyavuye mu bikorwa bya Redemption Church. Murakoze. Nta mbanze kuri icyo mvaneho urujijo, nta kintu kuva nahamagarwa nitwa umukozi w'Imana, ntabwo Redeemed Gospel Church irampemba umushahara. Icya kabiri, ntabwo irangurira icyo ari cyo cyose kigendanye n'icyo nagenderamo, ikinyabiziga cyangwa se ikintu cya facility ubuzima bwanjye. Nuvuga ngo nta mushahara Redeemed hano mu Rwanda impemba yo kuvuga ngo nakora ibyo, cyangwa se ikigendanye n'imodoka ari Redeemed Gospel Church yanguriye. Oya, nabivuze rero, iyo umuntu ashobora kuguha ikintu runaka cyangwa se akaba yakwitangira ikintu runaka ku giti kiwe, ni kimwe nawe n'umuntu yagukunda akaguha icyo yumva yakeneye kuguha, biba ari biri mu buzima personnel bw'umuntu, bidaturutse ku kintu kiremerera abakristo. Kuko mu buzima bwanjye uramutse ugiriwe amahirwe yo gucukumbura ubuzima bwanjye, buri mukristo yabikubwira. Sinkunda kuremerera umuntu cyangwa se institution yanjye cyangwa se undi muntu ari wese. Redeemed institution nini cyane, kandi nayijemo mfite nanjye ubwanjye ku ruhande ibikorwa byanjye bitari byo mu idini biri ku ruhande. Wenda bigeraho ngo bishatse ko umuntu avuga ubuzima bwe. Paulo yaravuze ngo mumenye ko nubwo mvuga ubutumwa ariko cyane mboha n'amahema, kandi ayo mahema mboha ajya mfasha rimwe na rimwe kugira icyo nimarira, kugira ngo ubutumwa bw'Imana budakozwa n'isoni n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ngerageza ikintu cyose cyatuma ntagaragara nabi kandi itorero rihari, cyangwa ntagaragaza itorero ryanjye nabi kandi hari uwundi mugisha Imana ishobora kuma uvuye iburyo cyangwa se ibumoso. Icyo nicyo nabasha kuvuga. Ikindi cya kabiri, TV7 irahari. Ndi no muri Canada, yakoraga kuri satellite, twayifatiye satellite yo mu Bwongereza. Hano niho yari itaragira kuko studio zabaga ziri Edmonton no muri na Montreal. Twashize kuri satellite yo mu Bwongereza, broadcastinga kuri za Azam TV, ijya kuri za Kwese n'ahandi n'izindi televiziyo zo muri East and West Africa ibasha kugaragaraho. Tuvuga ngo akarere kose ka East Africa n'ahandi. Aho TV7 takoreraga wenda ni hano gusa muri territoire, ariko noneho aho TV7 irahari hano mu Rwanda, itegerejwe kuza broadcasted na hano, ariko gukora ko TV7 irakora. Murakoze, ndizera ko ngushubije niba nibuka ibyo wambaje. Hari akantu yarabajije ngo ukimara kugenda eglise cyangwa abakozi mwakonaga bisa nkaho byahagaze. Yego. Ariyo mpamvu bekereza havuyeho na rumazi ko wagiye ukagenda eglise cyangwa itorero risenye. Ntabwo atanze n'urugero rw'umwe mwakoranaga wahise ubuta. Arakoze cyane. Kubura mvuga nuko atakomeje gukora imirimo. Yego, arakoze cyane. Nubwo itorero ntabwo ryari riri mu nyubako fizike, ariko itorero ntabwo ryasenyutse kuko n'abantu turacyabafite n'uyu munsi. Bivuga ngo twari twarubatse icyo bita satellites z'abakristo, uko umuntu ashobora kubageraho ubagezaho ijambo ry'Imana. Nuvuga ngo nubwo ntari impari, ariko bari bafite encadrement n'uyu munsi, bari bafite uko bumva ijambo cyangwa se bakurikirana ijambo cyangwa se communique. Maze kuza ku tariki 31 z'ukwezi kwa munane,
ntabwo nigeze njya kuri televiziyo ariyo yose cyangwa iki, ariko abakristo twarababwiye ahantu icyo giterane kizabera, turahura benshi bose baraje turahurira hariya Kicukiro tariki 31 z'ukwezi kwa 12 dusoza umwaka twinjira muri 2024 n'ubundi twongeye gukora igiterane n'abakristo bose baraje kandi dukora igiterane. Nivuga ngo encadrement y'abakristo yarakomeje, n'abashumba bakomeje gukora encadrement y'abakristo, aho atari bari ni mu nyubako gusa, ariko ibigaburira abakristo cyangwa se gukurikira abakristo urwaye, ufite ibibazo runaka cyangwa indi, abari mu groupe atandukanye bagomba guhabwa amakomunike n'abantu aho batuye, ibyo byarakomeje. Adresse physique nitari hari, ariko spirituelle morale n'iki byose byakomeje, nta na kimwe kigeze guhagara kugeza amagingo aya ngaya. Urakoze cyane Abe. Icyo kibazo cya nyuma, iki kibazo kimwe ndi yafi no gusoza haruhuka. Bishop dukomeje gushimira kuba waje, hari ibintu byinshi cyane rwose. Nyuma y'ibi ngibi arabaho gufunga mudomo, hanyuma hari wenda nka recommendation, ntabwo ari ikibazo ariko turagira ngo dusabe nyine Scovia nk'umuntu wagerageje ku contacting inshuro nyinshi ntibikunde, abantu benshi bamuvuzeho bitaraba protocolaire, kubera ko dufite umunyacyubahiro Bishop mbere habagaho nyine kwisanzura, abantu bakatakinga buri ruhande. Mugerageje gusobanura ibyanyu, ndetse ikimenyetso gikomeye nibutsa abantu ni ari amafaranga yahawe uriya muntu utishoboye, nawe naboneka akanatanga testimony yuko koko aricyo byamufashije, bizarushaho kugenda bikuraho urwo rujijo, kuko byari ibintu nyine yari deception kubona nyine abantu batanga amafaranga muri buryo. None icyo twifuza nuko iyo umunyamakuru atangaje inkuru y'igihuha cyangwa yo kwibasira RMC, n'urugaga rw'abanyamakuru, bateganya yuko umuntu ashobora kurectifyinga, gukosora ndetse no kwegera umuntu yari yavuze. So rero mu guca bugufi kose byaba byiza koko ukomeje ubwo buryo, iyo nzira yo kumushaka byabona ngo mukamusangaho akorera, kuko hari igihe byahinduka uwahigwaga akaba ari we uhiga, cyangwa se na rubanda ruba rubibona. Numva ari aho ngaho nanjye nasoreza. Asante sana cyane kuba waje, kandi Imana igufashe. Urabona nyine ibyatambutse byabaye isomo, kandi nabonye abantu imbaga ingana kuriya ntabwo abantu bakwemera nta mpamvu. Ubwo rero imirimo myiza, murakoze. Ndabashimiye, murakoze cyane. Bishop wampa nakubaza akabazo ka nyuma kamwe gusa? Yego murakoze Bishop, patience yawe kuba wihanganye burije ndabizi. Ikibazo nibaza, hari ijambo bakomeje kunyandikira muri DM bavuga ngo kuba warakoresheje ijambo nk'umukozi w'Imana rivuga ngo Scovia natanyegera ngo asaba imbabazi, ubugingo buhoraho ntabwo azabona. Ese imbabazi ziracyariho? Umukozi w'Imana ntiwababarira, nukoresha aya magambo cyangwa ukayadusobanurira twebwe tukamenya ngo nihe mpamvu wakoresha aya magambo, bikagaragara ko bisa nkaho ari nk'uburakari. Ese ntibivuga ngo ntibukire ngo mutakirakariye bene so? Ese ntiwamubabarira atiriwe anagusaba imbabazi nk'umukozi w'Imana? Murakoze cyane. Ubundi Bibiliya iravuga ngo imbabazi z'Imana nizo zituma tudashiraho. Na hamwe niyo mpamvu natangiye mwegera bwa mbere ntaranaza kugira ngo numve ko twavugana, mutumaho bwa kabiri. Hari byinshi nashobora kuvuga aho ngaho, ariko ku kigendanye nuko namusabye niba ari umukristo. Ubundi abakristo dufite indangagaciro zituranga. Iyo umuntu yagukoshereje akaza akakwegera akakubwira ikosa wamukoreye cyangwa se wowe iryo wamukoreye, mugasana imbabazi, mugakomeza urugendo. Iyo amagambo nayakoze nk'umushumba cyangwa se nkayakora nk'umukozi w'Imana, umuntu wavogereye ubuzima cyangwa se imibereho yawe,
ndetse n'itorero muri rusange, kuko ntabwo yansize jyewe, n'itorero rya Kristo ry'abayatake. No kuvuga ngo nabandu kubera ko ataravugana nanjye, ataranyegera ngo yumve uruhande rwanjye, amenye n'itorero Redeemed icyo ari cyo, amenye ni institution yihe yatangiriye he, anagira amakuru ahagije, wenda byari kuba byiza kurushaho. Kuri jyewe nta kibazo na kimwe rwose, naramwubashye no mu bantu, ndetse nkomeza no kugaragaza agaciro muha, afite icyo amariye sosiyete, afite icyo amariye igihugu, afite icyo amariye umuryango. Ntabwo nakwifuza na rimwe na gato ko Scovia tutabana mu bwami bw'Imana. Oya, ibyo biragatsindwa n'Imana, sinabyifuza na gato. Ahubwo byanshimisha nyuma y'uru rugendo tukazana abana mu bwami bw'Imana, kuko ni ubwami bw'amahoro. Icyo nicyo nifuriza Scovia, tuzabane mu bwami bw'Imana, kuko nta rwango mufitiye, nta n'ikibazo na kimwe mufitiye, nta wenda iyo tuza kuba twaraturanye cyangwa ari ikindi na wenda navuga ngo ndacyakomuta, ntabyo nzi, nta na kimwe. Ndamwifuriza ko twazarangiza neza urugendo, nawe mu gihe cyose azi ko afite uruhare rwaho aba yakoshereje undi, akaba yamwegera akasaba imbabazi muri iyo kote, ni byiza. Nifuza ko twazarangizana nawe neza urugendo, tukazabana nawe mu bwami bw'Imana nk'uko mbyifuriza buri muntu wese. Sinakwifuza na gatoya ko Mutesi yabura ubugingo, sinshobora no kubyifuza na gato. Niba hari n'umuntu ubitekereza, cyangwa niba hari n'umuntu ubigiraho ikindi kintu, aribeshya cyane. Ntabwo nifuza na gato, keretse iyo ntaza kuvuga ngo natansanga hariya niho wenda ndi kuba namucireho iteka. Ariko kuvuga ngo gusanga umuntu ni ikintu, kuza mukirekonsilia, buri wese akamenya uruhare rwe, mugasaba n'imbabazi, mugakomeza urugendo. Ni nako jyewe mu ruhare rwanjye nk'umushumba jyewe nabivuzemo. Sinshobora kwifuriza umuntu kutabona ubugingo buhoraho, sinshobora kwifuriza umuntu, ntabwo bishoboka. Ibyo byumvikane n'undi muntu uwo ari we wese ushaka wenda kubizamukiramo cyangwa kubivugiramo mu bundi buryo, yaba yibeshya cyane. Naravuze ngo niba dusangiye urugendo, yansanga ibi bintu bikarangira, kuko ndabizi neza azi agaciro k'ubugingo buhoraho icyo ari cyo. Nk'uko nanjye uramutse umbwiye ngo wankoshereje, si nanjye jyenyine, n'undi muntu uwo ari we wese umukiza, ko twese duharanira kuzagira ubugingo buhoraho. Nta wakwifuriza undi kutabona ijuru, nta n'umwe, yaba ari umugome umeze gute se. Ntabwo jyewe nshobora na rimwe na gatoya kutifuriza umuntu, ahubwo ndara ijoro vuga ngo Mana agabanya umubare w'abarimbuka, hongereho umubare w'abakizwa. Ni ryo joro ndara, niyo masengesho mbamo. Ntabwo rero ari we nakwifuriza biragatsindwa n'Imana, ntabwo byashoboka. umuvugiyemo, reka nzarangize point urabizi ko ihangane gato arangize. Reka nze ngavuge bana, wimuvugiramo, reka nzarangize. navugaga ngo ndakumanura, ntabwo ihangane, wivugira mu muntu ari kuvuga, agiye kurangiza, uri ko hoste, urahita umubaza. Ndamwifuriza ko Imana ifashije umutima we, akabona uko uwo yatumye n'ibyababaje umutima wanjye, akumva ko yanyegera. Nanezezwa no kuba rwose turi umwe, kandi nta n'ikibazo na kimwe kindi kirimo. Imirimo akora ndayubaha, nanjye imirimo nkora n'umuhamagaro wanjye awubahe, kandi awubahe nk'uko natwe twubahana buri munsi mu mishingano nyinshi zitandukanye, no mu ndangagaciro duhabwa buri munsi mu gihugu cyacu. Murakoze. Navugaga ngo niyo yaba atemera ubwo bugingo n'ijuru, ariko ibimenyetso bigaragara yuko hariho abakene bafashijwe, ni bimwemeza rwose yuko yagonda umutima, akaba yashaka bishop bakanaganira, ndetse n'andi makuru atatangarije ahangaha akazamumenyesha. Ndumva ari ibyo rwose abantu bajye bashaka, byatuma abantu babana mu mahoro. Murakoze.
urakoze urumva ko ikibazo cyawe kibajije igihe cya nyacyo ariko rugiye kumuca mu ijambo. Urakoze cyane. Bishop, mbere yuko nkurekura, ahangaha hari ikibazo cyabajijwe na Uwezo ntabwo agisubije. Ndashaka kugira ngo gisubize kuko ni ibintu twibaza n'amaspesi dukora hano turabyibaza. Ndatangira urugero uko yabajije ngo ese nk'umukozi w'Imana ntimwaba mwarinjiriwe n'abiyitirira uwo murimo bakaba baragaragaje ishusho mbi, yemwe nk'abakozi b'Imana bikabananira gukontorora ibyo bintu aya masaha bakaba bafata mu ishusho ya bariya bantu babinjiriye, mukaba mwarananiwe kubikontorora, n'ababafatira muri iyo shusho mukaba muri kuzira ibyo mwananiwe gukontorora cyangwa ibyo mwananiwe gushyira ku murongo. Kuko niba bigaragara ko hari abantu bakora amakosa bamaze kwitirira amazina yanyu aya masaha akaba hari n'ibimenyetso bigaragara, icyo kibazo Uwezo yakikoresha ko ntabwo agisubije. Ariko nanjye reka nze nkikubaze kuko dufatiye urugero, turafatira urugero muri covid. Muri covid nagiye kubona ahantu ntuye ama-eglise yarahagurutse batangira no kujya batekera ku ma-eglise bakagaburira abantu badafite ibyo kurya cyangwa abakristo babo batishoboye badafite n'uburyo babona ibyo kurya, bakajya banabaderivaringira ibyo kurya ahantu ntuye. Niko nabibonye bigenda. Ariko twaje gutungurwa n'iwacu mu gihugu n'ahandi mu bihugu byo muri Afurika, abakristo baho cyangwa abayobozi b'amadini bo icyo bihutiye ni ugufungura Zoom no gushyiraho amanimero yo kwakiraho amaturo. Ibyo bintu bitandukanye byanaciye n'intege cyangwa byaciye abantu benshi intege ku buryo bwose ibi ni ibiki. Aba bantu ntibagira audite. Aba bantu amafaranga ayo maturo akora iki niba adashobora kukavaringa ibihe by'amatage nk'ibi, ibihe by'akaga nk'ibi ngibi? Niba iyi eglise idashobora kwita ku baturage yamine ku bayoboke babo mu gihe cy'amatage badashobora kujya mu kazi bafungiye mu rugo bari muri guma mu rugo, mu by'ukuri ibyo tuzaza kubisobanura gute? Ese ntimwaba mwarinjiriwe ariko mu gukontorora icyo kintu kikabananira, ariyo mpamvu izi ngaruka ziza bakabafata mu ishusho y'abari abantu baje bitirira ijambo ry'Imana kandi bakora ibihabanye n'ibyo ijambo ry'Imana risaba? Icyo kintu hakidusubiza. Murakoze kuba mumbajije icyo kibazo. Na Paulo yigeze abibwira mu rwandiko ntabwo ari urwandiko rwa Yuda, ni igice cya mbere, aravuga ngo dore bamwe binjiye muri mwebwe rwihishwa baseseye, binjiye baseseye rwihishwa, igice cya mbere umurongo wa 4, bivuga ngo rero ku isi yose ibyo ntabwo ari gusa ahangaha mu Rwanda. Ubundi umutima wa kibyeyi ni iki? Ni ukubanza kumenya nabo ngabo ushumbye uko bamerewe, uko biriwe, uko babayeho ubuzima bwayo. Kuko kuvuga ngo wabana n'umukristo urwaye imvunja cyangwa se ubanye n'umukristo ubuze mitiwere, ubanye n'umukristo basohoye mu nzu hanze, ubanye n'umukristo umwana we yabuze minervare, kandi wowe ushoboye gukora ibyo ngibyo ngo bifashe bari abantu, ntabwo ubura umushumba wahamagawe n'Imana. Kuko ugomba kubanza kureba ba bandi bababaye na ba bandi uko bamerewe, ukamera nkabo, ugasa nabo, ukaba mu ruhande rwabo. Hari rero bamwe baje bari basampitiye wenda cyangwa se baje badafite izo mbabazi cyangwa izo muwe batarebera muri rusange, kuko hari abandi baje bigana abandi, bigana uko imvugo wigisha, wigana uko wenda uhanura, bigana uko ukoreshwa n'Imana, nabo bagenda babyigana, bagenda banabyinjizamo mu bundi buryo butari bwo, ari ukushaka gusa ubwo bushobozi, ariko batazi, bashaka ibintu byo hejuru gusa. Urebye background izabaho batangira umurimo ntahahari, ntibahari, rero ugasanga ni ikibazo. Ibyo ngibyo ugasanga ni ikibazo. Rero ni byiza kugira ngo Imana ifashe bariya abantu kugira umutima nka wa wundi wo muri Kristo Yesu, niko Bibiri ivuga. Ahubwo icyari kuba cyiza kugira wenda nka kumenya ngo uyu, kuko bajya bavuga ngo abamubi agatukisha bose, uyu agenzurwe n'uriya, nagenzurwe n'uriya, agendererwe n'uriya, agendererwe n'uriya, agendererwe. Noneho hakabaho task yo kugendera abo bantu bameze gutyo, no kubabwira ngo uyu murongo cyangwa n'uriya ntabwo ari mwiza. Bikaba byanafasha, bikaba byanakubaka indangagaciro z'abantu. Kimwe n'ukuntu harimo n'abandi bivanze, ugasanga umuntu aho kugira ngo yigishe umuyoboke we ibintu byiza,
akamwigisha kwanga igihugu cyangwa akamwigisha kudakunda ubuyobozi cyangwa akamwigisha amacakubiri akagenda no kurwara ngo ntiyivuze n'amata ntibayanywe n'imboga ntibazirye. ubwo ni ubuyobe bukomeye kandi bwagiye bugaragara muri bamwe bitiriwe amadini batukisha izina ry'Imana muri ubwo buryo. Ugasanga abo nabo barahari, ugasanga umuntu azanye imyumvire yo kwangisha ubuyobozi abaturage, azanye imyumvire yo kugira ngo ahanure ibintu byo guhahamura imitima y'abantu biracitse bimeze nabi. Ariko hari ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi ya 137 aravuga ngo Yerusalemu umurongo wa 5 ninkwibagirwa ururimi rwanjye ruzafatane n'igisenge cy'iminwa yanjye kandi ninagukorera ukuboko kwanjye kw'iburyo kuzibagirwe gukora. Ibyo niba umuntu ashobora gukunda igihugu cye bene ako kageni, ni gute umuntu ashobora kudakunda igihugu cye ngo yumve ko agomba kugikorera, agomba gufata abo bakristo aribo batura Rwanda abatekererezeho ibyiza, agomba no kumva ko yabigisha umuco ndetse n'imyifatire ziranga abantu b'igihugu cyacu, ndetse no gutanga bwa butumwa bwuzuye bushobora kugira aho buvana umuntu naho bugeze umuntu. Ibyo rero nibyo bintu yego twese uyu munsi n'abandi bose bakoze Imana hirya no hino, kubera ko hari umusaruro, hari n'ibintu byinshi byagiye byivanga bitandukanye, n'abantu aho kugira ngo bahagarare mu murongo w'ijambo ry'Imana bakabitandukira bakabijyanamo mu bindi hirya no hino ku isi, ugasanga umuntu ari mu bintu bidafite no guhesha Imana icyubahiro. Ibyo rero nibyo bintu byagiye bisanga bitukisha twese, kandi twese tukitwa ko bagomba gukurikira buri muntu wese barebe ko uyu muntu ibyo yigisha se yigisha abantu koko iyobokamana, cyangwa hari ibindi bintu yigisha bitari iyobokamana, cyangwa hari ibindi bintu akora bitari iyobokamana. Ugasanga nabyo nibyo kuko nicyo leta ibereyeho, kugira ngo n'umubyeyi agomba kurebera abana bose muri rusange kugira ngo abagorore cyangwa se abashireho ibyo kwinjirirwa byo nibyo 100% byarabaye. Abwo ntihabeho abakuru, kuko ahantu hose aba bakuru bava ngo rero mwebwe turabatumye ko ni mwebwe muzi wenda ibi muzi nibi ngaho mudufashe kugira ngo ibi bintu byongere bibe correction, igihugu cyacu kigende mu muco kandi byubakike neza byo gutukisha n'umurimo w'Imana. Ibyo ndizera